Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana bane namwe. Nta handi muri rero ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu? Nukubwira abantu ko ari beza, nukubwira abantu ko tubakunda, nukubwira abantu ko tubashimira. Nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, baciwe intege, babwiwe ko ntacyo bashoboye. Twaravuze ngo nuhe musanzu wacu, ese niki twakora? Reka tubwire abantu ibyiza byabo. Reka tubwire abantu ko tubakunda tukiri kumwe nabo, ndetse natwe tukibasha kubivuga nabo bakibasha kubyumva. Twereke abantu urukundo, tubahe ibyiza, tubifurize ibyiza, tubabwire ko kuba bari mu buzima bwacu ari ibintu by'ingenzi. Nta handi rero ibyo ngibyo bibera, nitwe tubikora kuri Mubwire TV. Turagenda tukabwira abantu, tukabatungura ku munsi wabo w'amavuko cyangwa undi munsi wari wose, tukagenda tukabwira umuntu ngo turamukunda. Si umuntu runaka, abantu baradutuma, ndetse natwe tujya twifata rimwe na rimwe tukagenda tukavuga ngo uyu munsi tugire umuntu tureba, tugire umuntu duhura nawe tutazi, tumubwire ko tumukunda. Tubwire abantu ibyiza, ibyiza birahari. Narababwiye ngo aho ubona ibibi, aho ngaho uhanga amaso ukabona ikibi. Ushatse kuhabona icyiza nacyo wakibona. Tubwire abantu ibyiza byabo, dukore ibyiza, tukibasha kubikora nibyo byiza. Mwabonye ko abantu benshi bakunda kubyigana ku munsi wa nyuma, abantu bavuye mu mubiri, abantu bapfuye, ugasanga umuntu aravuga ngo ni mu mwanya nshimira uyu muntu, ni mu mwanya mvuge kuri uyu muntu, kandi mu gihe yari ahari uwo muntu yari agukeneye kugira ngo yumve ko hari umuntu yagiriye neza, ariko ntibashe kukubona. Mureke rero tubibabwire bagihari, natwe ndetse tugihari, kuko ejo si ahacu, ndetse ntabwo tuzi uko ejo bizagenda. Hanyuma rero mbere ko dutangira ibiganiro byacu, reka tubanze twamamarize abantu baba badutumye. Murambabwira ngo abantu bashaka kwambara neza, abantu mufite ibirori, mufite ubukwe, mufite iminsi mikuru itandukanye iy'abana, ese uri umugeni ugiye kugura amarido, cyangwa nta nubwo uri n'umugeni urashaka guhindura mu nzu yawe amarido, ibintu byose bijyanye no kudodesha. Grace arahari kugira ngo akudodere ibintu byiza kandi bigendanye n'igihe, kandi ni umutayeri w'inyangamugayo ukubwira ngo nzaguha ibintu byawe kwa gatanu akabiguha. Nimero ye ni 0788509573. Hanyuma rero ushaka kwambara neza, imyenda ya caguwa, imyenda myiza, amakanzu meza, Nunu nawe arahari kugira ngo bambike neza. Nta handi ni muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho Nunu akorera, Sylvie Nunu. Nimero ni 0788707835. Nunu uranamwandikira kuri WhatsApp ukamubaza, ukamusobanuza, akaguha imyenda myiza. Hanyuma rero abashaka imodoka namwe nziza za hybrid, imodoka zijyanye n'igihe, imodoka nziza, Fabiola arahari, mwandikire cyangwa umuhamagare umusobanuza ibintu bijyanye n'imodoka, aragufasha. Uyacuruza imodoka nshyashya gusa, ntago ari amakaziyo. Nimero rero ni 0788983097. Hanyuma abakeneye indabo nziza, amavaze, mu rugo rwawe hagasa neza, hakaba akayaga, hari ibiti byiza, Yvette arahari kugira ngo abikore neza, kuri 0788651258. Hanyuma rero nahoraga mbabwira kwambara neza, nahoraga mbabwira kudodesha, nahoraga mbabwira amamodoka uko mugenda neza, nahoraga mbabwira kuba ahantu heza. Umunsi nje no kubabwira umuntu wabafasha kurya neza, mukabaho neza, mwariye n'inyama nziza, inkoko nziza, ibintu bikiri fresh, apana babantu bagwa bya bintu byasaziye muri frigo, wabiha abashyitsi, abashyitsi bakagugara, abashyitsi bakamera nabi mu nda, abashyitsi bakagira ikibazo, cyane namwe mu rugo mukagira ikibazo bitewe n'ibintu byasaziye muri frigo. Uyu mushuti wanjye rero nawe ni inyangamugaye, arakubwira ati ibintu ni byiza, ndetse n'abantu nabashije kubyereka bakurikiye stati zanjye barambwiye ati kabisa izi nyama ni nziza. Tente rero yaje kugira ngo abahe inyama nziza, ndetse abahe n'inkoko nziza, no mu minsi iri imbere arabagezaho n'amafi meza arabahari, ariko ubu ngubu yatangiranye inyama, inkoko, byose birahari. Nimero ni 0788449484. Uwo ni Tente akorera, urabona umanutse uyu muhanda wa Kicukiro umeze nk'ujya kwa Gitwaza, hari umuhanda ukata ujya kwa Karirosi. Iyo utambitseho gatoya hari amabotike ari ruguru y'umuhanda, uhita ubona hano niyo busheri hari ibanza, niyo ngiyo niho Tente akorera, cyangwa se ukamuhamagara bakagukorera delivery, bakakuzanira inyama nziza, bakaguha inkoko nziza, mukarya neza, mukabaho neza, mukagira ubuzima bwiza, bikagenda neza. Nawe ushaka rero ko twamamariza, tugane kuri Mubwire TV, ibintu byawe bigere kure. Murabona ko Imana iri kuduteza imbere, Imana iri kutwagura, abantu 5,000, ntago haburamo abantu 100 cyangwa 1,000 cyangwa 200, nawe bakugana ngo baguteze imbere. Burya icyambere niki ni amakuru. Murabizi rero ubusanzwe iyo tutafite surprise twakoze uwo munsi, iyo mutadutumye natwe ntawe twatunguye,
tugira gutya tukagira ibintu tuganira. Maze iminsi mbaganiriza ku bintu runaka, abantu bakanyandikira inbox bakanshimira ngo ibintu mbabwira ni byiza ngo kandi barabikunda. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero nje kukubwira umuntu w'umumaro, umuntu ugomba gukomeza mu buzima bwawe. Uyu muntu nusuzuma ukabona umufite, nshuti yanjye ntumurekure, uwo muntu mukomeze. Nagiye mbabwira abantu mugomba gutakaza mu buzima bwanyu, ariko uyu munsi nje kukubwira umuntu nimba namwita inshuti nyanshuti, nimba namwita inshuti magara, nimba namwita umuvandimwe, nabuze icyitoki, ariko ntabwo aba ari umuvandimwe mu buryo bw'amaraso, ahubwo aba ni umuvandimwe waje mu buryo bw'ubushuti. Wa muntu ugukorera ibintu ukavuga ati si uyu muntu ni igiki, ni inshuti nyanshuti, ni inshuti nyanshuti, reka tumwite inshuti nyanshuti. Uyu muntu rero nusanga umufite mu buzima bwawe, umukomeze. Niyo yaba afite icyo yakoze kitari cyiza, bajya bavuga ngo ntazibana zizakomana amahembe, ariko wite kuri ibi bintu. Uwo muntu nusanga umufite, uhita umukomeza uvuga uti Mana warakoze. Kandi nawe nusanga utamufite, ntucike intege, ahubwo senga, umusengere, umusabe Imana, Imana izamuguha. Ni Imana yumva amasengesho, Imana ijya yumva ibyo tuyisaba ikabiduha. Nawe musengere Imana iguhe uyu muntu, kuko uyu muntu umva ndamubashimiye, kuko njye nasuzumye nsanga njyewe harimo abo mfite, si benshi ariko nanjye ndabafite. Aba bantu ndabafite mu buzima bwanjye, kandi ndabashimira. Murabizi inbox mpora mbashimira, babwira nti muri ingenzi. Ari n'igihe ngira gutya leta mbakubita kuri stat nkakubwira ati kabisa uri umuntu w'umumaro, mbagumane mbahorane. Twagiye ibintu rero bizakwereka ko uwo muntu ari inshuti nyanshuti. Ikintu cya mbere, azakuvuga neza ahantu utari. Umuntu ukuvuga neza ahantu utari, mu gikundi cy'abantu benshi, ndetse cyane cyane by'umwihariko hakaba harimo abantu bakurwanya cyangwa abantu bari kukuvuga nabi. Umuntu umwe akiyemeza, umuntu umwe atitaye ku bantu bamugose, atitaye ku bantu ari kumwe nabo, we agahagarara akakuvuga neza, akakuvuga neza kandi udahari. Uyu muntu ukuvuga neza udahari, uwo muntu umukomeze. Uwo muntu ni umuntu w'umumaro, uwo muntu ni umuntu w'umugisha, uyu muntu ni inshuti nyanshuti. Reka mwite inshuti nyanshuti. Ibi ni ibintu bizakwereka inshuti nyanshuti, umuntu uzakuvuga neza ahantu utari. Uyu muntu akuvuga nabi, we akuvuga nabi yo muri kumwe. Ntatinya kukubwira amafuti yawe, ntatinya kukubwira ko wakosheje, ntatinya kukubwira ko hari ibyo udakora neza, ariko mu gihe mutari kumwe, mu gihe udahari, akagudefanda, agahagarara akavuga ati oya, ibyo bintu muranabeshya, ibyo bintu rwose muvuze sibyo sibyo. Ndetse muzi ko ashobora no kukuburanira kandi wenda n'ibintu ari kukuvuga ari byo, ariko kuko ari inshuti nyanshuti idashaka ko useba. Nawe wa muntu we, nimba ufite abantu wita inshuti zawe, ukajya uca inyuma ukagenda ukabavuga nabi, ukicara harya ukicarana n'abakobanyi, niko Bibiliya ibita, ukicara mu gakundi mukamuvuga, ejo bakabona muri kumwe, bakabona uramupostinze inshuti yanjye kopine, aho ngaho nakwita nk'indyarya. Ariko nimba uzi kuri umuntu uvuga ngo njyewe uko niyizi, ndahagarara nkavuga uyu muntu neza, nkamuvuga neza, umva uri inshuti nyanshuti. Uwo muntu ni inshuti nyanshuti, uwo muntu mugumane. Uwo muntu ni umuntu w'umugisha, uwo ni umuntu w'ingenzi, kuko abantu benshi nibo babandi bita ba fake friend. Umuntu wa fake ukuvuga nabi, akagenda akakuvuga nabi, akagusebya, ariko nyuma akaza akakwereka neza ko muri kumwe, mwagiye mwasohotse mwishimanye, kandi ahandi nyuma abakuvuga nabi. Mburiya ngo yarananiye, ngo ibiki n'ibiki, ko yakunaniye wamuretse, ko adashobotse wamuretse. Aho kugira ngo abantu ahubwo bagufate nk'indyarya, nimba ubona uwo muntu koko adashobotse, ubona afite amafuti menshi, murekure. Aho kugira ngo werekane ko uri muri dilema, uramufite ntumufite, umeze gutya, uradigadiga, rekura. Nimba ubona uwo muntu udari fiyeriye, ubona ko adashobotse, yakunaniye, umuhana niyumve, murekure. Ariko nimba uzi kuri inshuti y'umuntu, ba proud, mudefande, muhagarareho, muvuge neza, ndetse umuvuga ahantu atari. Amafuti ye ujye umwegera, we muri kumwe, umubwire uti ibi n'ibi 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 n'ibi, mbona izi defizi n'izi, ukwiye gukosoka. Uwo muntu rero nimba umufite, suzuma. Nusangamo ufite hari umuntu ufite ujye kuvuga neza udahari, uhita umushyiraho akavi. Twagiye ikintu cya kabiri, umuntu ukubahira ibyo ushoboye. Muzi ko abantu benshi, sinzi mwebwe nimba mubibona, tugira abantu benshi mu buzima bifuza ko duhora duteze amaboko, tubategeye amaboko. Kubategera amaboko ni nko kubasaba, guhora ubategeye amaboko, niyo zaba ari n'izo nshuti cyangwa ari n'umuryango. Hari abantu nyine baba bumva ari bo bagomba guhora ari hejuru, bumva ko nyine
ni nimba nabita nk'utukirwamana cyangwa biyumva nk'utumana bitewe n'intambwe wenda navuga ko Imana yabatejeje, cyangwa bo bitewe n'uko biyumva bakumva n'umugisha w'isi nyine bafite bahiriwe, bitewe n'icyubahiro cy'isi, bo noneho bakumva ko hari abantu bagomba guhora babategeye amaboko. Kandi nubwo bategeye amaboko, ntago rwose buri gihe ko bategeye amaboko bayaha. Hari n'igihe rwose inshuro zose bayabategeye bashobora kuba nta n'icyo bayashyizemo, tutitaye wenda ngo icyo gihe bari bagifite cyangwa ntacyo bari bafite, ahubwo bakifuza ko uhora uteze amaboko. Aba bantu rero iyo bameze gutyo ntago bishimira ibyo ushoboye, bahora bagusubiza inyuma. Ugasanga ufite inshuti, hari ibintu ushoboye, abandi bantu bose bari kuguha bravo, bari kuvuga ngo wow, ibi bintu biragenda neza, ibi bintu urabikora neza, ariko ba bantu wita ngo ni inshuti zawe zimwe za hafi zagakwiye kukubwira ati kabisa turabona ko ibintu birimo neza, umva zikamera nkaho zitajya zinakubona, zambaye fime cyangwa bimere nk'abantu ya marinette y'abasuderi, ntago babyitayeho, ntago babibona. Abo bantu rero, uwo muntu rwose, umuntu ukubona ukubonera hehese, umuntu ubona ibyo ushoboye akavuga ngo uyu muntu ashoboye ibi, uyu muntu ibi bintu abikora neza, akaguha courage. Ubundi ibyo udashoboye yashaka akajya abikubwira muri hamwe, ariko ibyo ushoboye nyine akamera nk'umuntu kwirata, akakwirata. Ubundi inshuti nziza, umuntu nyine amera nk'uwamamaje undi cyangwa ukamwirata ukavuga ati muzi usha mukopina wanjye, uzi ukuntu hari ahantu atanga serivisi nziza, uzi ukuntu muri sara ari gukora neza, uzi ukuntu ari we muntu nk'uko ndi kubabwira nti uzi ukuntu ari ucuruza neza, ari ucuruza inyama nziza, ugahagarara umuntu ukamuvuga, uzi ukuntu umuntu ari udoda neza. Uwo muntu nimba umufite, uha agaciro ibyo ushoboye, agahagarana nawe akajya avuga ati inshuti yanjye ishoboye ibi bintu, niyo abandi baba baguca intege, kuko abanzi baba bagusubiza inyuma, abatagukunda baba bashaka guhora inyuma, bari muri babandi bashaka guhora uteze amaboko, ariko nubwo yateze nta kintu bayashyiramo. Ejo bundi hari umuntu twari turi kumwe, umuntu aramuhamagara, afata telefone arayireba, arangije ahita ndamubwira nti se ko utari kwitaba, ngo reka shangwe ngo sinamwitaba. Ese kubera icyo utamwitaba? Ngo aba ni babandi ngo batafite ikindi kintu baguhamagariye, ngo ari ibibazo gusa, ngo ubuye ngo agiye kumbwira ngo ningire ikintu mufasha. Ese urabizi neza ko hari ikibazo aguhamagariye? Ese wenda nimba ari accident akoze? Ngo yewe ngo ndabizi, ngo njye ngo ntago nahita muhama, ngo ntago nahita mwitaba, ngo ndamureka hacemo nk'udusaha tubiri, ngo ku buryo nimba icyo kibazo anagifite ubu, icyo gihe aba yamaze kukibonera igisubizo. Murumva abo bantu? Kandi wasanga uwo muntu ari kumuhamagara ahantu yicaye yavuze ati mfite umuvandimwe cyangwa mfite inshuti, reka nyiyambaze, reka mubwire uyu ngo yaratantabara. Kandi uwo muntu yava mu buzima, uwo muntu yapfa, uwo muntu yaburirwa irengero, ngo mana we ngo muzi ukuntu ngo ubeho nitaba koko, ngo uzi uko ngo yampamagaye, ntanatinye gupostinga call ye ya nyuma akayerekana. Ibyo se birafasha iki? Utarigezeho agaciro icyo yashaka kukubwira. Ibi mbivugiye iki rero? Abantu bifuza ko uhora uteze amaboko kandi nta kintu bayashyiramo, abo bantu uzabihorere, abo bantu uzabareke, ahubwo uha agaciro umuntu, uha agaciro ibyo ushoboye, umuntu ukubonamo icyizere, umuntu ukubwira ngo nimba uyu munsi byanze ejo bizakunda, nimba business yaferinze yireke jya mu yindi, iyi ngiyi izakunda. Wa muntu utuma nyine udacika intege, ahubwo ubona ibyo ushoboye ukagira gute, akaba ari byagukomerezamo, akaba ari byaguteramo courage, ukubonamo nyine imbaraga. Uwo muntu nawe ujye umwubaha, uwo muntu mutindane, uwo muntu aha agaciro ibyo ushoboye kandi arabyubaha. Ikindi kintu cya gatatu kizakwereka umuntu inshuti nyanshuti, umuntu utazagusiga, umuntu nyine utazagusiga mu byago. Mubizi se? Abantu benshi bakunda ni bya bindi umuhanzi yarimbye ngo iyo ukize baraza. Abantu benshi bakunda umuntu umeze neza, abantu benshi bakunda wa muntu uhora ukora ibirori, hahantu hahora ibirori, hahantu hahora iminsi mikuru, ba bantu bahora twagiye, wa wundi nyine bahamagara akabasha kuhita bitaba nabo, wa wundi nawe babwira. Iyo rero uri mu bihe bibi, iyo utari mu bihe byiza, abantu ndetse n'umuryango wawe rwose n'abandi bitwa ko ari umuryango wawe, uzi ko no mu minsi mikuru bakwibagirwa. Noneho kubera ko n'amatelefone yaje, tuba tubona ibintu byose wa mugani basigaye babishyira hanze, bagatekereza ko uzabibona, baha bati uyu nguyu reka tumutumire ku munota wa nyuma, kuza saraza ati.
aba ni babandi baruhanya utumira bakakubaza uburyo bazahagera, aba ni babandi utumira akavuga ati se wampaye agatike se mwazampaye lift, nzaza gute se n'abana, nzaturuka gute se ahantu ntuye, bakakwihorera kuko babona ko nyine uri mu bihe bibi, ntabwo ukenewe inshuti yanjye, uri mu byago nyine, ntabwo wese uzaza nihe mpano se, wowe se uzaza oya, ibi bintu bizaba ari ibintu by'abasirimu. Ariko kugira ngo wenda n'ababona batabase wa muntu kuko nawe wigeze kumera neza cyangwa nawe wigeze gucaho neza mu buzima bwiza, wenda batazamubaza ngo se ngo kana kare, ngatavuga ati oya ntago byamukundiye, ntago yabashije kuza kubera iki, yagutumiye ku munota wa nyuma, arabona ko utabishobora. Rero ikintu nshaka kubwira, nimba ufite umuntu wakunambyeho cyane cyane mu bihe bibi, ibi bihe nibyo abantu baboneramo inshuti, mu bihe udagize ikintu na kimwe ufite, mu gihe uvuga ngo nta kintu mfite naho umuntu nanjye, hakaba ari umuntu wakwiziritseho, hakaba ari umuntu urekonesa, umuntu ugukunda, umuntu nyine ya nshuti nyanshuti utekereza akavuga ati uyu muntu ko yahoze afite akazi ubabayeho ate, utarindira ngo uramusaba, ukajya kubona ukabona telefone akoze geste, ukabona araguhamagara akubwira ati umva jya muri salo uhindure ibisuko, jya muri salo ukoresha inzara, ukabaza ibyo bintu usabibwira iki, ngo yango ndabizi ko ari ngombwa. Nimba ufite uyu muntu wakunambyeho muri ibi bihe, ibihe bijya bihinduka, cyane cyane abanyarwanda turabizi, abari bameze neza ejo uyu munsi bameze nabi, abari bameze nabi bameze neza, nyine ni uko isi imeze, ni uko ubuzima bubaze, niko byubakitse. Uwo muntu rero nawe ntuzagere mu bihe byiza ngo umwirengagize, ntuzagere ahantu haryoshye ngo umurekure, ahubwo uwo muntu muzabane akaramata, uzavuga uti uyu wanambyeho muri ibi bihe, umuzirikane. Undi muntu rero w'inshuti nyanshuti, umuntu kwitangira. Uzi umuntu kwitangira? Umuntu kwitangira hari ukuntu abantu ushobora no guhura n'umuntu ukamubwira ati ubu abana barashonje, ubu abana bavuye ku ishuri barabirukanye, kandi ubizi ko uwo muntu, hari ukuntu umuntu Imana igenda iha abantu ibintu bitandukanye, hari ukuntu aba adafite n'ubushobozi bwo kuba yakwishyurira abana bawe, ariko Imana yaramuhaye abantu, Imana yaramuhaye ijwi ryo kuvuga kumvikana, afite ahantu yanyuze, afite abantu bangahe yabwira abana bawe bakarya, ukabimubwira akakubwira ngo ngo ubuse Mana njye turabigira gute, ngo ntacyo ngo ndagufasha gusenga. Uribaza wa muntu nyine kandi ngo ni inshuti zawe, akaba ari aho buri munsi mwaragendanaga, cyangwa se ntashoboye kukwitangira, ntashoboye kwigomwa mu buzima ngo agire ikintu agushyigikiramo. Nimba ufite rero umuntu ujya ukwitangira, ukajya kubona ukabona arakwitangiye, ukabona afashe umwanya akavuga ati nigeze kumva umuntu avuga ngo uyu muntu ngo yaramfashije ngo abana banjye, kuko abo bantu babaga mu buzima bwiza buza guhinduka, ku buryo abana bari baramenyereye n'ibintu bya anniversaire, gufeterwa anniversaire, umuntu arabitangira akavuga ngo ndabizi neza ko buri mwana umwaka we nzajya ngenda mufetera anniversaire. Uribaza iyo nshuti ikitanga avuga ngo ndabizi neza ntuzagira ikintu ubura, nzahagararana nawe mu bushobozi bwanjye bukeya ufite, ariko mu bushobozi bwanjye mfite bukeya ntabwo uzigera uhangayika, nta kintu uzigera ubura. Uwo muntu rero inshuti kwitangira, inshuti yigomwa, yagira gutya portemone ukabona irimo ibihumbi 10 byonyine, yarangiza akavuga ati akira 5. Abo bantu murabafite? Nimba umufite uwo muntu mugumane, uwo muntu mukomeze, uwo muntu yaje mu mugambi w'Imana, uwo muntu n'umugisha, uwo muntu ntiyanyenyeri biri aho ngaho ishinzwe kumurika igihe umwijima hacuze umwijima. Inshuti nyanshuti rero irakwitangira. Nimba umuntu ufite umuntu kwitangira, ni inshuti nyanshuti. Ikintu cya nyuma nababwira ikiranga inshuti nyanshuti, ntabwo agusiga mu bihe byiza. Hari abantu dufite, si twavuze ngo mu bihe bibi abantu baragusiga, hari n'abantu bagusiga kandi bari inshuti zawe bakagusiga mu bihe byiza, bitewe n'iki n'ishyari. Ewe noneho se turamukira kubera iki? Bari muri ba bandi bifuzaga ko uhora inyuma, bahora ari bo bameze nk'aho bakuragiye, bahora ari bo ugisha inama, bahora ari ba bandi uhora usaba, ari bo bavuga ngo bakuhaye ibyo bihumbi 10. Mbese ni nka ubwo se nta nubwo yaba ari Imana, sinzi uko abo ngabo twabita, nyine ba bantu bari aho ngaho bishyari, babona ibihe byiza bije, utangiye kumererwa neza, abantu batangiye kugukunda, utangiye kwambara ugasa neza, utangiye kwisiga ugasa neza, wakwambara ukaberwa. Abo bantu batangira kubona Imana iguhaye umugisha, Imana itangiye kuguha kumenyekana, Imana itangiye mbese kukuzamura,
bagatangira kujya bagenda bagenda kandi warabitaga inshuti, uzi ko ari ba bantu bawe ba hafi, ariko kuko babona ibyiza biza bigusanga, uko umuryango w'ibyiza uza uva ku ntambwe imwe ujya ku yindi, bo barushaho kuguhunga. Abo bantu n'ubundi bubareka, abo ngabo nta bantu baba barimo, abo ni abanyeshyari. Ariko inshuti nziza, inshuti nyanshuti ntabwo igusiga mu bihe byiza, ahubwo iravuga ngo uko twabanye, iba n'umuntu w'umuhamya, w'umutangabuhamya uzagenda ugufasha kuvuga n'imirimo y'Imana, wo kuvuga uti uyu muntu ubuzima bwari bumeze gutya ariko bwarahindutse, ndahamya ko Imana yamugiriye neza. Rero mureke, nimba mudafite izi nshuti muzisengere, muzisaba Imana, kandi nimba muzifite, Mana yanjye mureke tuzisengere. Genda zifite, mboneho n'umwanya wo kuzishimira inshuti zanjye mwebwe turi kurebana, ba bantu banjye, Imana ibaha umugisha. Ndabakunda kandi birazwi, n'abandi bantu barabazi, ku buryo ushobora no kugenda wahura n'umuntu akahita kuvuga ati uriho ikimenyetso kabisa, uri umuntu wa Sylvie. Imana ibaha umugisha kandi ijye ibagirira neza. Mpora mbasengera kugira ngo Imana ikomeze ibateze imbere, Imana ikomeze ibagure, Imana ikomeze ibaha uburinzi, Imana ikomeze ibaha umugisha, ibiganza byanyu bikomeze byakire, kuko mpora mbabwira ngo iyo mwakiriye mumeze neza, nanjye mba meze neza. Nanjye nakiriye, nanjye ntacyo mwashaka ngifite ngo mukibure. kandi namwe igihe cyose hari abantu baba bahari gutya, bameze gutya kubera njye, mpfa kugira gutya gusa akahita avuga ati ndahari. Hari umuntu yarambwira ati igihe cyose ndahari ku bwawe. Hari igihe rero navuga gutya abantu bakahita bumva ngo wenda uwo ni umuntu ngo w'umugabo, ngo ni umuntu reka. Imana ikagenda ikakwihera umuntu w'umubyeyi, umuntu w'inshuti uzajya ukubwira ati igihe cyose ndahari ku bwawe, ndahari, kandi akagufasha no mu isengesho. Mureke rero tujye dusengera aba bantu, Imana ibaha umugisha, Imana ikomeze ibagure, ndetse n'abatabafite aba bantu ndababifuriza umuntu uzakuvuga neza, akakuvuga neza ahantu utari. Ntuzishimire ukuvuga neza uri kuhaserera kuko uhari, akakuvuga kuko uhari. Ntimuzi se ko twari inshuti muba mufite, wazajya kumva ukumva nk'amakuru zakuvuze, kandi baravuga ngo uyu muntu ni meya araminga uyu muntu, kandi wowe uhora umudefanda, ariko we yagenda akagukorera ibintu bibi. Rero nimba ufite ukuvuga neza, ukaba ufite umuntu uha agaciro ibintu ushoboye, ukaba ufite umuntu utagusiga mu byago, ukaba ufite umuntu ukwitangira, ukaba ufite umuntu utagusiga mu byiza, mu byishimo, abo bantu bakomeze kandi ujye ubasabira umugisha, kandi ujye ubabwira ko bakunda. Nanjye rero ndabakunda cyane cyane, tuvuye kuri abo bantu b'inshuti zanjye, namwe inshuti zanjye zo kuri Mubwire TV ndabakunda. Mukomeze mukore like, mukomeze mukore share, mukore comment, musakaze ibi biganiro bigere kure, ndetse mudutume tubwire abantu ko tubakunda. Izi nshuti nimba uzifite zitungure, zibwire ko uzikunda, ujye ubibyibutsa, wabwire ko ari abantu b'ingenzi mu buzima bwawe. Mukomeze mugire amahoro y'Imana, Kristo akomeze abe umugisha, kandi uburinzi bwe bukomeze kubabaho. Ndabakunda.